Sylvain Ekenge akoze amahano, akoze ishyano mu mbwirwaruhame ye yo kuri radiyo na televiziyo by'igihugu. Avuze amagambo nakwita ko ari amagambo ya rutwitsi, navuga ko ari amagambo yayandi akomeye cyane, mu by'ukuri bigoranye kugira ngo abantu bayihanganire. Bivugitse ko urugamba rwo bamaze kurutsindwa, biri kugaragara ko urugamba barutsinzwe, bakaba bimukiye mu by'ukuri mu guhembera ingengabitekerezo ya jenoside kugira ngo abaturage ndetse n'abandi basirikare bakomeye bakiri muri leta bicwe ndetse banagirirwe nabi. Ibi ngibi mu by'ukuri bikomeje kugenda bicaracara, aho imiryango igiye itandukanye mu by'ukuri yabyamaganye ndetse ikavuga ko ibyo bintu bitagomba kubaho ndetse bitanakwiriye. Bahamagariye ONU, umuryango w'abibumbye, yuko ugomba kumenya ibi ngibi ugafata n'imyanzuro idasanzwe. Bahamagariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe yuko bagomba gukurikirana ibi bintu bakagira icyo bakora. Niyo batagira icyo bakora, AFC/M23 y'ubwayo igiye gufata ingamba zikakaye, kandi bizagora cyane umuryango w'abibumbye kugira ngo wumve ko wahagarika AFC/M23, kuko ibintu bigiye bitangiye kuvugirwa kuri radiyo y'igihugu ni ibintu bikomeye cyane, ni n'ibintu mu by'ukuri bibabaje, bikaba binateye n'impungenge ku rwego rukomeye cyane. Umugoroba mwiza kuri mwese tubana umunsi ku wundi, isaha ku yindi, umunota ku wundi, tubagezaho amakuru abagiye atandukanye y'ibiba biri kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya masaha rero turongeye turaje, ni amasaha y'umugoroba, ni ku cyumweru bien sûr, nk'uko bimeze. Tariki turi 28 ukwezi n'ukwa 12 2025, turashoje umwaka kabisa. Hasigaye amasaha make cyane kugira ngo uyu mwaka tuwusoze, twinjire mu mwaka mushya, tubifuriza gukomeza guhirwa ndetse mu by'ukuri no guhaha mukaronka. Uyu munsi ni muri weekend irimo irasozwa. Tugiye kugaruka rero ku bikomeje kugenda bivugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umugabo bita Sylvain Ekenge Bomusa, amagambo yavuze akomeje gukurura impaka ndetse mu by'ukuri na tension ikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imiryango mu by'ukuri igiye itandukanye yagiye yamagana amagambo yavuzwe na Sylvain Ekenge. Ni amagambo turi buze gukomozaho, muri kutubona mu mipira, imbeho ni nyinshi, imvura irimo iragwa ku rwego rwo hejuru cyane, niyo mpamvu sinzi ngo iwanyu mwebwe bimeze bite. Ariko kandi uyu mugabo Sylvain Ekenge tugiye kugaruka ku magambo yavuze yibasira ubwoko ndetse mu by'ukuri ashishikariza abakongomani ndetse kumara abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abaturage bo mu bwoko bien sûr b'abanyamurenge bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibyo byose tugiye kugenda tubikomoza. Aya magambo yagarutsweho cyane kuko yabigarutseho nawe kuri radiyo na televiziyo by'igihugu. Ibi byose tugiye kubigarukaho, ariko kandi ntabwo turi buze gusimbuka imirwano irimo irabera mu bice birimo Kigongo, Kashombe ndetse n'ahitwa Ruhanga, ni mu nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika mu majyepfo y'umujyi wa Uvira, ukomeza werekeza muri Fizi. Imirwano ihagaze ite magingo aya ngaya? Muraza kumva uko bimeze magingo aya ngaya. Hanyuma amakuru akomeje kutugeraho atubwira ko nubwo iyo mirwano iri kuba, abaturage sur le plan cyangwa se kuri social media, coalition ikomeje kwigamba yuko ngo yamaze kwinjira muri Bukavu. Ibi ngibi nabyo turaza kubirebera hamwe. Ese yinjiye muri Bukavu? Nibyo, igisubizo muraza kukibona muri aya makuru. Ariko kandi AFC/M23 ku mugaragaro mu by'ukuri bongeye kugaragara mu mujyi wa Uvira nyuma y'iminsi myinshi batahagaragara, turabikobozaho. Hari amasasu yavugiwe cyangwa se yavugiye aho bita za Kanyarucinya. Turababwira icya masasu ni muri joro ryakeye bugiye gucya. Hanyuma turababwira umukwabo. Ibi byaje gutuma haba umukwabo watubereye mu duce tugiye dutandukanye muri axe turi bubabwire muri aya makuru. Ni mu mujyi wa Goma, nabyo turagenda tubikomozaho tureba uko situation ikomeje kugenda yitwara. Kavugwa umugeneral de brigade witwa Foudre Rouge Igwe. Uyu nguyu akaba ari we wamaze koherezwa ku rugamba muri ibi bice biri kuberamo imirwano muri axe ya Makobora. Turamugarukaho, esu yarazwi cyangwa ntabwo azwi, hari icyo ashobora kuza guhindura, byose turabikomozaho. Ubundi turaza kubabwira ko wa mupilote wa Sokoyi 25 warokotse kuko undi yamje kwitaba yaje gupfa. Uyu nguyu rero biravugwa ko yamaze kugezwa mu mujyi wa Bukavu. Ngayo nguko rero
ampedemo uretse wenda ibindi biri buze kugenda nabo ugiye mbona abantu bavuga batari ingingo zawe ziba ndende, tutanga ingingo z'ingenzi cyangwa se ama headlines yawe cyangwa yego ingingo nkuru cyangwa impfunyapfunya ati zikarenza iminota 5. Twarababwiye tuti muri comment kabisa ibyo butubwiye turabikurikira turabyubahiriza, ntabwo tugomba kubisubira, tuzajya bipfunyapfunyika n'ubundi hanyuma ibyinshi mu byumve mu buryo burambuye. Kirisanzwe ngewe ni Rafiki Kijana Machachari, nyamuneka turagusaba kudukorera subscribe, ibyo ngibyo urabizi si ibyo kwirirwa umuntu abikubwira kenshi cyane, niba warayikoze kandi like ni ngombwa. Hari umuvandimwe wababwiye ati yukoze like nyamuneka ujye ukora na comment, kuko buriya ntago wavuga ngo ntacyo mfite cyo kuvuga, oya ujye ukora nyamuneka comment ibintu bikomeze bigende neza. Hanyuma rero munyemerere muri aya masaha amakuru yacu tuyatangirire aho urugamba rurimo rurabera. Amasaha kugeza ubu ngubu nkuko nababwiye mu makuru yacu ya mu gitondo, nkababwira ko imirwano yakomeje mu bice bigiye bitandukanye byo muri teritware ya Uvira, nanone sheferi ya Bavira mu majyepfo ashira umujyi cyangwa se mu majyepfo ya ville d'Uvira cyangwa y'umujyi wa Uvira. Ni imirwano yakomeje maginga ya ngaya, amakuru akabambwira ko iyi mirwano yaje gukomezana n'ubu nyuma yuko coalition igerageje kuranforsa ku rwego rukomeye cyane, bashyiramo imbaraga zidasanzwe. Amakuru akatubwira ko barimo bararwanira mu gace ko bita Kigongo. Imirwano yatangiye mu masaha ya mu gitondo uyu munsi ku cyumweru tariki 28 z'ukwezi kwa 12 2025. Imirwano itangira mu masaha ya mu gitondo nkuko nabibabwiye, n'ubu ngubu imirwano iracyarimo. Nababwiye mu masaha ya mu gitondo yuko imirongo y'uruga cyangwa se imirongo cyangwa ligne de front zitigeze zinyeganyega yaba coalition itigeze isubiza inyuma AFC cyangwa AFC nayo ngo ibasubize inyuma, oya. Imirwano no kuvuga ngo bakoreshe systeme noneho yo kurasana cyangwa se yo kujugunyirana ibikompora, nuko nguko bari kubikora ku buryo ki kuri Paul Kalundu bari barimo bumva amasasu kuko tsikure cyane, abantu babyumve. Umujyi wa Uvira ukenewe kwigarurirwa na coalition iri gukora ibishoboka ibyo ari byose ngo barebe niba bawinjiramo, dore ko nkuko Sylvain Kenge ndetse yanabivuze, yavuze ko ngo bari mu birometero 7, ariko sibyo, ntabwo ari 7 ni hafi cyane, 7 km ni hafi bavandi. Sylvain Kenge rero natanze ndavuga nti Sylvain Kenge yatuburiye bundi asanzwe amenyerewe gutuburira Perezida Felix Antoine Tshisekedi kumwizeza ibintu by'ibitangaza, gusa amakuru dufite nuko ari hagati y'ibirometero 10 na 12. Bwo ni nyuma ya 12, ni munsi ya 12 kumanuka kugera ku 10 cyangwa se wenda n'8 ariko cyangwa 9, kuko makobora ya mbere na makobora ya kabiri bamaze kuyivamo. Imirwano rero yabereye mu gace ka Kigongo nkuko nababwiye, ibera aho bita Kashombe, ikabiri no kubera naho bita Ruhanga. Wazanendo zagaragaye mu by'ukuri zirimo zirakikira kugira ngo zirebe na za deborda zikavana AFC mu 23 ni mu nkengero y'icyaga cya Tanganyika. Hose uko muhumva ni kuri littoral, ni mu nkengero y'icyaga cya Tanganyika. N'ubu ngubu niho imirwano ikibera, kuko igihara ahubwo amato y'intambara arimo ararasa. Nuvuga ngo FARDC irimo yakoresha ndetse na force marine cyangwa se na force navale niko bayita hano muri Congo. Force navale irimo irakora, irimo irafata ubwato ikabugerekaho ibibunda binini, barangiza bagasheringa hangaha muri axe ya za Ruhanga. Ntabwo ari Ruhanga ya hariya, ntabwo ari Ruhanga ya Masisi, ni Ruhanga y'iyo ngiyo, bakarasa muri ibyo bice. Amakuru akatubwira ko ibingibi byeme mu by'ukuri byagaragariyeho, byavuzwe ko hari umujenerali mushya woherezwa hangaha ku rugamba. Umujenerali niba ari we waje gusimbura General Kiviri, niba ari umujenerali waje mu bundi buryo, magingo aya ngaya yanjye amakuru mfite nuko ntaramenya, nta cyitwa telegram cyaba cyasohotse kigaragaza ko General Kiviri yavanywe. Gusa ibingibi hari gihe bibaho, hakabaho deployment, bakaba bahamukuye bakazana undi, kandi bigahita biba mu buryo agahabwa gusa fede route, ubundi akagenda akajya mu kazi undi atakihabarizwa. Amakuru mfite nyuma yuko abasikare benshi batorera cyabahungiye muri Kalemi ndetse bagatangira gucirwa urubanza muri Kalemi ngo kuko bahunze umwanzi, amakuru aravuga ko hageze generali mushya ngo ndetse ngo wakataraboneka, wakaba yitwa General de Brigade Foudre Rouge.
Igwe, Foudre Rouge Igwe, ngo niyo mazina akunze kwitwa. Uyu nguyu rero ngo akaba ari we wagejejwe ahangaha, ngo benshi bakavuga bati ngo ni indwanya ikomeye cyane, indwanya ikomeye cyane. AFC buriya ni indwanya ikomeye cyane igiye ibaho. Ibi ngibi tukabifatanya n'uko coalition n'ubundi bakomeje kuvuga ko nyuma y'uko ku munsi w'ejo n'ubundi bavugaga ko abapfumu bagiye gusengera ingabo za FRDC, bakavuga byinshi bigiye bitandukanye, kavuga bati ebane kanze mukuntu babitangaje ndabifite ahangaha, bavuze bati abapfumu bagiye gusenga, bavuga ko FRDC ihawe imbaraga zikomeye cyane zo gutsinsura FCM 23. Ati abakurambere babo babereye abapfumu bavuze ko, muribuka Felix Antoine Tshisekedi bamubwira ko ngo urugamba azarutsinda na Ngoma tazafatwa n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko noneho bongeye baragarutse bajye muri commune de la Gombe, bavuga ko FRDC igiye kuzatsinda urugamba. Kanze mwumvire inkuru ukuntu imeze. Bientôt aucune balle de M23 ne va pénétrer le corps du FARDC. Ati mu minsi iri imbere nta rusasu rwa AFC M23 ruzongera kunyura ku mubiri w'umusirikare wa FARDC ngo rucengere, ngo rumwingire. Ati reka kubera iki sasa? Ngo à Kinshasa, des chefs coutumiers venus de 26 provinces de la République démocratique du Congo se sont réunis au cimetière de la Gombe pour une veillée spirituelle. Cette cérémonie avait pour objectif de solliciter la bénédiction et la protection des ancêtres et des forces divines en faveur du président Félix Antoine Tshisekedi, des forces armées de la RDC, ainsi que des combattants Wazalendo engagés dans la lutte contre les rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda. Ati ikigiye gutuma abasirikare bacu aribo babo nyine ni ibijya binyamakuru byabo, ati ikigiye gutuma abasirikare bacu batongera kwinjirwa n'urusasu, ati nuko abapfumu baturutse mu ntara zose 26 bagiye bose bagateranira kuri cimetière ya commune de la Gombe, bagasengera Tshisekedi uko atsinda urugamba, ndetse bagasengera abasirikare ba FARDC yemwe na Wazalendo, bakahava ngo basubijwe bahawe igisubizo yuko ngo nta rusasu ruzongera kubinjira ngo na gato. Abantu bakizerera mu bapfumu kwe tena bakajya kugura za Sokoyi. None se niba bafite izo mbaraga ziri spirituelle cyangwa se extra terrestre wenda zidasanzwe, niba ari forces ancestrales niki, kuki bajya kugura ibibundo bikomeye cyane bagiye bakoresha izo mbaraga n'ubundi so twarabibonye. Ntuzagiye kuraguza witwa General Chiko Chitambwe bamuhereza n'amacumu, ariko mu minsi ngahe yakiriye Hamana, yaratabawe, hari hafi ngo afatwe ajyanwe afatwe rwa mikono. So aba rero nabo ngo bafite amahirwe, ngo icyo nicyo giye gutuma ngo barwana nk'abihambira, ko ngo bahawe igisubizo ko bagiye gutsinda urugamba, ngo bagahita binjira mu mujyi wa hehe wa Uvira. Ngo iminsi mikeya ngo ubunani uko byagize uko ariko kose baraburira mu mujyi wa Uvira. Andi makuru akatubwira ko hano tukiri muri uyu mujyi wa Uvira, amakuru akatubwira ko hari umwe mu badepite, ntabwo yavuzwe izina, ngo hari umwe mu badepite provincial cyangwa se abadepite bo ku rwego rw'intara, umwe wamaze kujoininga AFC mu 23, ngo ndetse anatangaza ko ngo arambiwe ngo amasezerano ngo ndetse no kubeshya bidashira by'ubuyobozi bwa Kinshasa, ngo akaba ariyo mpamvu rero ngo agiye gufatanya na AFC mu 23 ubwo buyobozi kubuhirika. Ntabwo yavuzwe ariko ndamushakisha, mfite umuntu uri bumumbwiye, ndamushakisha nuko ari byo birimo biratangazwa bicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ati nandi maraso mashya, umuntu w'umudepite buri abakomeye cyane afite influence ikomeye, kumva ko uri umudepite ugatorwa ku majwi angana kuriya, uba ufite influence mu baturage, uba ufite n'icyo ugomba kuvuga, by'ukuri kikagenderwaho. Makuru akavuga ko uyu nguyu rero yamaze kujoininga FC mu 23. Andi makuru akavuga ko abakoloshare cyangwa abasirikare ba FRDC ndetse n'abandi bakanibale bagiye batandukanye, ngo ibikorwa bakomeje kugenda bakora, haba uyu munsi tariki 28 mu masaha ya mu gitondo, bavuga ko bakaba ngo bafunguye umuriro
bakarasa mu baturage. Hari ibisasu ngo byagiye biraswa hari hafi ya Kalundu ngo bigatera abaturage, bigatera psychose mu mujyi wa Uvira, ngo ndetse ngo bari kugaba ibitero banyuriye mu kiyaga cya Tanganyika bakoresheje amabato manini azwiho cyangwa se amato y'intambara bakunze kwita ngo ni marambo, kandi bakaba bari kurasa amazu y'abaturage. Ngo kandi mu by'ukuri AFC mu 23 yaravuye muri uyu mujyi wa Uvira akavamo ku bushake, kabamenyesha ko ivuyemo ariko itabashakamo. Ngo ibi ngibi ibyo bari buze kubona cyangwa se ikintu cyo bari buze kubona ngo ntikibatangaze. Ndabona uyu nguyu ari umwe mu banyamakuru bakomeye cyane, bafite nyamakuru gikomeye cyitwa Dialogue entre Congolais ndetse kinakomeye. Kandi ahangaha bikavugwa ko bagomba kumenya ko mbere yuko AFC mu 23 iva muri uyu mujyi hari ibyo yatangaje ndetse ikanasaba ibitarigeze bikora. Ibi rero byaje gutuma AFC mu 23 ibi byose byabaye byaje gutuma AFC ingabo za ARC Armée Révolutionnaire Congolaise binjira mu mujyi wa Uvira ku mugaragaro. Ntabibabwiye nimugoroba, nabwiye ntibaramanutse, amasaha batambukiye n'ubundi niyo batambukiye renforcement zo ku rwego rwo hejuru. Ibi ngibi nibyo ndi kubabwira nti muri iyi minsi iduhishiye ikintu gikomeye cyane. Ya Baraka yaririmbwe, za Karemi zaririmbwe, kabone n'ubwo ibiganiro byananiranye, mugiye kumva ibigiye kuba muri biriya bice, cyane ko leta yo yatangiye kwikoronga kuriya. Mu makuru nahabwaga hari uwambwiraga ko James Fekadu yagize atya agakorosa akanyura mu misozi agakikiraho bitazakiriba, akazamuka agapenetra akagira ngo aho bitaruvungi, kandi bakamubona. Umva rero ibi ngibi bari gukora bishobora kuza gutuma batabahereza agahenge, noneho bakabajyana kure aho batuzumvikana. Kandi ndumva ibyo ngibyo AFC mu 23 irabishoboye, ntabwo ibinaniwe kabisa, ntabwo ibinaniwe. Hanyuma mbabwire ko Kigongo, Kishombe ndetse na Ruhanga muri territoire ya Uvira muri sheferi ya Bavira niho kugeza amagingo harimo harabera imirwano. Ni mu birometero bitari hejuru y'10. Donc navuga ko bitari hejuru y'10, urumva ni hafi y'umujyi wa Uvira ariko akaba mu nkengero y'ikiyaga cya Tanganyika. Hanyuma inkuru nyamukuru ikomeje kugenda ivugwa ndetse inatangazwa ni umugabo bita Sylvain Ekenge. Sylvain Ekenge hakomeje gutangazwa amagambo yavuze. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iratabaza nyuma y'amagambo ya General Sylvain Ekenge, umuvugizi wa FARDC, ashinjwa gukoresha imvugo ihembera urwango ndetse n'amakimbirane n'ivangura ry'amoko. Iyi miryango reka bivuga ko aya magambo agaragaza ibimenyetso by'ihamagarira rya genocide cyane ku batutsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi miryango ikaba isaba UN n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gufata ingamba zihuse zo kurwanya urwango n'amacakubiri ashobora guteza ihohoterwa. Ayo magambo ni ayahe? Kanze muyumve amagambo, muyumve turasobanura nk'uko ameze. Ati mu by'ukuri urongora umugore w'umututsikazi tuzabyitondere cyane, tuzabyitondere kuko ati mu by'ukuri iyo witwa nyir'urugo mu rugo, ati ibyo ngiye kuvuga nibyo bakoze ku bayobozi bayoboraga ibice bigiye bitandukanye mu bice bigiye bitandukanye, abantu b'abayobozi ba gakondo. Ati nibyo abo bakobwa bagiye babakorera. Ati baraza bakamuhereza umukobwa wabo, ati igitangaje, ati nyuma yaho ukabona umwe mu banyamuryango b'uwo mukobwa araje, ati kaba nka mubyara we, kaba nka umuntu nk'uwo nguwo mu munyamuryango hafi. Ati uwo mu muryango wa mukobwa niwe uza muri urwo rugo.
ati mu by'ukuri bagahita babyereka bavuga ko ari umwishywa cyangwa se ari mubyara w'uwo mugore, ngo kandi mu by'ukuri atari byo, ari ukubeshya. ati uwo muntu ubuje, ati niwe uba uje kuzabyarana na wa mugore bakabyarana abana. Mwumve ayo magambo ukuntu akakaye, muyumve neza. ati mu by'ukuri ukazabona abana bavutse ari abatutsi, ati mu by'ukuri ukibaza ibyo ari byo, atari ko bakakubwira nono ngo nuko amufatanyije, ati kandi ari byo bya bintu bakoresheje. Mwumve ya macakubiri ya General Sylvain Ekenge. La race toute est supérieure, alors c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie. ati ibyo nibyo bita mu by'ukuri, ati nibyo ngibyo bakoresha amagambo ateye n'ubute kuya interpreta. Ibi bintu Sylvain Ekenge yavuze ni amagambo mu by'ukuri umuntu witwa ngo ni umujenerali, umuvugizi w'igisirikare cy'igihugu atakabaye atinyuka kuvuga. Aya magambo yose yayavugiye kuri radio na televiziyo by'igihugu, avuga amagambo ameza atyo. Ni amagambo ahembera inzangano, ni amagambo ni nko kugura imihoro ukagenda ugashyira mu baturage, ati bari abantu ni babi, ati mubice. Ryavangura AFC mu 23 Rwanda kugira ngo ivaneho, ryavangura amahanga ahora avuga ati nyabuneka ibingibi mu byirinde. Ese ntimubyiyumviye mwa mahanga mwe niba ayo mahanga hari ntabwo abyumvise? Iyi miryango rero mpuzamahanga nayo mu by'ukuri ikaba yatangaje ko ibi ngibi ari bibi kandi aya magambo atagomba kwemerwa. Ibi ngibi rero nibyo bigiye kugaragaza ba basirikare noneho bwa bwoko bwatangiwe kwibasirwa, ba basirikare basigayeyo. Mwebwe ubwo murimo murakora iki? Ubwo muri kwibaza iki? Ubwo aho mwicaye muri kumva mutekanye? Ubwo turi adresa kuri ba bajenero batarafungwa, batarajya mu magereza n'ibindi. Ubwo muri kumva mwebwe muri bandi? Ngayo nguko mwabantu mwe. Ibi ngibi mu by'ukuri imiryango yavuze hagomba UN na Afrika yunze ubumwe ni Africaine bagomba kugira icyo bakora bitari ibyo ngibyo. Ibintu bishobora kuza gufata indi ntera ndetse bikanagorana. Reka ibi ni inkuru nyiveho ko ndumva mu by'ukuri iteye iseseme kabisa, iteye iseseme. Amagambo ya Sylvain Ekenge ateye iseseme, niko nabivuga. Hanyuma muri Kanyarucinya muri ijoro ryakeye ni mu mujyi wa Goma humvikanye urusaku rw'amasasu. Benshi hari abanyandikiye barambaza bati ibyo muri Kanyarucinya bite? Kanyarucinya ni hano muri Nyiragongo, muri territoire ya Nyiragongo. Byanze bikunze no mu mazone libere hari igihe habaho ibitero bya infiltration by'ubucengezi, ntabwo biba biragatungana. Yarama bandi yaraje kwiba. Mu by'ukuri biravugwa ko haje barasha amasasu agafata umusore umwe witwa Elisha Sumaili, akaza gufatwa n'amasasu ndetse akaza guhita anitaba Imana. Ibi ngibi bikurikiye ibyabereye aho bita Karongi ya Nyamitabo. Urenze za Nyamitabo ujya hejuru ni muri Bashari Kaembe, hatari haheruka ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Nibwo ku munsi ndumva nejo bundi byari byo byose batangaje ko umutware waho bita Simoni, ndumva ni Simoni, wanitiriwe kwa Simoni iriya za Kirorerwa ku bahazi, bambwira ko ubugabo yanarashwe nawe ndetse akanicwa ndetse n'abandi bagore. Ubu ngubu abantu imboni yanjye yari iri muri biriya bice kugeza amagingo naramubuze, sinzi ikibazo cyahuye nayo. Gusa amakuru nabonye yuko hanasahuwe muri Karongi, force zari zihari ahitwa za Karongi, ahitwa za Buku, ahitwa za Rubari. Ibyo bice byose by'umwonko kugeza amagingo bitamerewe neza. Mu by'ukuri barimo basahura cyane muri izi mpera z'uyu mwaka. Bakaba barasabaga yuko AFC mu 23 nabo baramfarusa umutekano muri biriya bice. Ni hafi ya za Nyamitabo, ni hejuru ya za Nyakariba kubazi biriya bice. Numva rero no muri Kanyarucinya nuko mu mpera z'umwaka byanga bikunze ibisambo biba byakanuye, bavuga biti natwe reka dushakishe ay'ubunana. Ariko intare za Sarambwe nazo nizera ko zigomba kuba nazo ziri maso uko byagenda uko ariko kose. Hanyuma couvre-feu yabaye uyu munsi, yakorewe nyuma y'ibyo bikorwa n'ubundi yakorewe aho bita Buhene.
iyi buhene irazwi cyane, buhene irazwi muri axe ya za Majengo, ni axe ibamwo amabandi kuva kera, ntabwo wabaga wapfa kuyigeramo. Hakozwe umukwabo, hafatwa abasore ariko batari bakeya, babajyana mu giparisere cya hariya kwa Kabereku, baraha barunda. Hari abarekuwa benshi, abandi bakaba batwawe mu by'ukuri mu gihe hagikorwa iperereza ku myirondoro y'abo ngabo ndetse n'imirimo bakora. Ni mu mujyi wa Goma hakozwe umusako, cyane cyane mu gace ka Buhene hakozwe couvre-feu. Ikindi wenda nshobora gusorezaho ni uko kugeza amagingo aya ngaya, wa mupilote wafashwe agafatwa na AFC mu 23 mu gihe yarokokaga, kuko iriya ndege ya Sokoyi ifite uburyo ishobora ngo igiye gushya cyangwa igiye gukora irashwe, hari uburyo pilote ishobora kumuterera ikamujabura akavamo akagwa nko ku ruhande. Ko byabaye rero, babiri barajabutse, umwe arapfa undi abaho ari kuvurwa. Amakuru ahari rero ngo uko yamaze kugezwa mu mujyi wa Bukavu, gusa ntabwo aragaragazwa, ntabwo yakwemera ko bamufotora, ntabwo bakwemera, donc ntabwo byemewe kumufotora. Niyo mpamvu n'amafoto ye, hari ifoto yayigaragaye ndakeka n'imwe, ariko ibindi byo mu by'ukuri ni impamvu za gisirikare, ndetse na politike na diplomasi. Niko intambara irimo diplomasi nyinshi cyane igenda, ishobora kuba hari impamvu batemera kumwereka itangazamakuru. Igihe cyazagera ubundi nabwo bakazamubona. Gusa kuri internet kugeza amagingo hari ibyo barimo barabesha Felix Antoine Tshisekedi, bamubwira ko umujyi wa Uvira bawugezemo, ariko magingo yanga icyo nababwira, umujyi wa Uvira urarinzwe, kandi urinzwe n'intare, uko byagenda uko ariko kose nuko nguko situation zimeze. Hanyuma amakuru akambwira ko asaba abadepite baba ari bo ibyo ari byo byose teritwari ya Uvira na Fizi, bikavugwa ko abadepite babiri wanashughulika kwa hatua za kutetea watu bungeni, pia kuwakaribia watu wao ni hawa Honorable Claude Misare, mgombero Honorable Nyamujyoku. Nimshukuru sana Honorable wetu. Sinzi ibyo bashaka kuvuga nga, ntabwo ari uwo ngo wajoininze nawe. Uko byagenda uko ariko kose biraza kumenyekana, uko byagenda uko ariko kose byanga bikunze biraza kumenyekana. Hanyuma ikindi wenda twasorezaho wenda twavuga nuko kugeza amagingo aya ngaya, nubwo imirwano ikomeje muri ibyo bice, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ikomeje kwijandika mu bikorwa n'ubundi by'ubugizi bwa nabi, nk'uko nabibabwiye, ndetse biri gukorwa na bamwe mu bayobozi. Ngewe buriya nta n'ikindi ntimubona se ko buriya naba nsoje ibi ngibi ko ari iby'ingenzi, ibindi ko murajya mugenda mubibona kuri groupe, nicyo kibanze cyane, ibindi murabibona kuri groupe. Hanyuma ngewe mbifurize gukomeza kugubwa neza. Ikindi abashaka kujya kuri groupe niho haba hari byinshi cyane. Hasi hari link mwayikandaho mukajyamo, ni groupe y'aba excellent, ni groupe y'aba membre d'honneur. Dufite amagroupe menshi, ariko iyo ni groupe y'aba membre d'honneur. Ushaka kuyijyamo ukanda hasi kabisa kuri link irahari, cyangwa se wabona bidakunze ukatwandikira kuri iyo nimero iraho. Izo nimero zombi ziraho munsi, tugahita tugushyira ku rubuga rwacu rwa WhatsApp. Hanyuma tubashimire cyane, mukomeze mugubwe neza, muryoherwe n'ubuzima, ndetse mugire impera za weekend n'impera z'umwaka nziza. Amakuru yacu yo nakagaruka. Bye bye.